Ndi mu cyumba ndi gusenga, numvise ijwi rimpamagara, rindira riti humura mwana wanjye, uyu munsi dufite Imana, dufite Imana, abari kurira n'ukuri mwihanagure, dufite Imana, dufite Imana, asa bari kurira mwihanagure, dufite Imana, dufite Imana, abari kurira n'ukuri mwihanagure, dufite Imana, dufite Imana, esa bari kurira kuri mwihanagure. Oh, dufite Imana. Iyi ndirimbo ndayibatuye mwese, bayita dufite Imana kuri YouTube. Happy Saturday everyone. Weekend meze gute? Mumeze mute? Murakomeye? Hiruwa guhoza, urataka utikiwe, urasaba ugira ngo sindiku, ariko Mana wanjye ndagira ngo nkubwire, nta muntu wararize. Indirimbo ndayikunda, ndayibatuye. Ugira ngo sindiku, Mana wanjye gahicecekere n'iki ijuru rihuriye kukumva. Yohana gahicecekere n'iki gahicecekere yihe n'iki ijuru kuko Yohana marira amakuru yanyu. Murakomeye? Nizere ko mumeze neza. Abantu bari hehe? Abantu muri hehe ngo tuganire? Abantu bajya banyifuza yuko nza live, mwabonye ko nabonye akanya gatoya nkavuga ati reka nze mbaganirizeho gatoya. Nizere ko mumeze neza kandi mushima Imana. Narinje kubabaza ikintu rero hano abankurikira no kuri Facebook. Hari ikintu nje kubabaza, nizere ko abantu baba bahari kugira ngo munsubize. Nimutansubiza ntago ndi bugikore. Bigenze bite? Sinzi ko ntago nzi ko bigenze. Sinzi ko byari bigenze. Hari ukuntu byari biyengagije hano gatoya. Amakuru yanyu mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Nanjye meze neza, ndashima Imana. Hariho akantu nje hano kugira ngo mbabaze numve icyo muri bumbwire, hanyuma menye icyo nkora. Abantu benshi bamaze iminsi bansaba gukora ntuze WhatsApp group, ariko kubera ko akazi kenshi ngira cyane, kugira ngo nzagire iyo group nzashobore kuyimanaginga ntago bizanyorohera kugira ngo mbishobore. Ariko bitewe nuko abantu benshi banyeneye cyane, hari ngiye kubigerageza ndebe niba bizanshobokera. Nibinshobokera nzabikomeza, nibitanshobokera nuko nguko. Hanyuma rero group nashaka kugira ngo ni creating
ubwo nashakaga inama zanyu, mumbwire icyo muri bumbimgireho, hanyuma noneho tubone uko tugomba kubigenza bitewe n'inama mwangiriye. Kuri ngewe natekerezaga gufungura WhatsApp group iriho tuvuge igitsina gore kikaba gifite WhatsApp group yacyo, noneho igitsina gabo kikaba gifite iyo group yacyo, noneho abajene no kuvuga ko abajene bo bagomba kuvanga. Abajene no kuvuga ko abakobwa, abasore n'inkumi bakaba muri group yabo. Noneho nkajya ngerageza kugira ngo group zose nzisure uko ari 3. Group y'abamama, y'abadamu en general, noneho na group y'abagabo na group y'abajene. Tuvuge ngo abajene n'abasore n'inkumi. Kubera ko abantu benshi bari kubinsaba pe, no kuvuga ko barankeneye kuguma ndi hano kuri ntuze kuri social media hano, Facebook, Instagram, hariho benshi batabifite, ubwo rero urumva ko mba ndi kubigira nk'abantu bambwira ngo Chantal dufungura, twafunguye Facebook kubera wowe. Ubwo urumva ko akazi nabahaye akazi ko gufungura Facebook kubera ngewe. So rero nagiraga ngo mumpe inama kuri kino kintu, mumbwire uko bimeze, mumbwire uko mubyumva, hanyuma mwebwe uko mubyumva niko nzabibakorera. Nizere ko twabyumvikanyeho, wumvishe ibyo nababwiye, hanyuma noneho munsubize. Ese mfungure WhatsApp group cyangwa dukomeze kuri iyo kuri Facebook? Kuko kuri Facebook hari group, ariko n'abayirimo muri iyo group ntago bajye bakunda kuvuga cyane bitewe n'ukuntu urabara nk'ubu ngubu nje kuri Facebook live. Nk'ubu ngubu ba notifiye ko hariho abantu 300 bari kuri Facebook, ariko ntago bahise baza kugira ngo dute tuganira uyu mwanya. So urabona ko ni ibintu bifata umwanya, ariko hari nibaza ko ari WhatsApp group hari wenda byajya byoroha, umuntu yajya ibaza ikibazo yaba ari no muri group n'undi muntu akaba yamusubiza, nubwo ntashobora kuba naboneka wenda hakaba n'undi ashobora kuba yamusubiza. Hanyuma rero nkumva ari icyo kintu nshobora kuba nakora, hakaba WhatsApp 3, tuvuge WhatsApp. Ariko reka mbabwire ikintu rero, iyi WhatsApp mvuga ngo gufungura, iyi WhatsApp yo gufungura hariho abantu benshi banyandikira bambwira ibindi bintu bitandukanye n'ibyo ngiye nkora. Ngewe ngira ibiganiro kuri YouTube byo kwigisha ingo, byo kwigisha umuryango kugomba kwifata kugira ngo umuryango ugere ahantu kuri. Ibyo bintu nibyo nigisha, ariko nuvuga ngo uraje muri iyo WhatsApp group, nukuza ari uvuga ati mfite ikibazo kijyanye n'urugo, cyangwa mfite umukobwa nkundana nawe ndashaka inama, mfite umusore nkundana nawe ndashaka inama, mfite ikibazo mu rugo, ese ni iyihe nama mwangira, gutyo. Ariko ibintu byo kuza muri group uzanamwe ibindi bintu niki byose oya, ntago ari uko nguko bigomba kugenda. WhatsApp nuza muri group ukazanamwe ibindi bintu byawe nzahita ngukuramo. Ubwo rero ngiye kugerageza ndebe niba nabishobora kujya iyo group kuyikora, kubera ko nababwiye ngo ndakora full time, akazi ni kenshi pe ntababeshye. Abantu benshi bagira ngo ndabirengagiza, n'ukuri ko Imana ntago mbirengagiza, ahubwo ni kubera ko ngira akazi kenshi cyane ntabikontrole ngenge nyine ndashobora kuba umusazi. Iyo WhatsApp group mwumve ko ntizagikora. Iyo WhatsApp group nzajya njyeho mu gitondo, tuvuge wenda muri weekend kenshi nzajya njyaho, hanyuma iyindi minsi yose nzajya nsubiza ibibazo mvuye ku kazi. Mva ku kazi saa 11 wenda nka mu saa 12 cyangwa mu saa 12 n'igice nzajya mbona umwanya kugira ngo nyigeho nsubize aba message abantu banditse. Ni wandika ukabona harenze umunsi umwe ntarasubiza, uzihangane kubera ko nuko nguko biba bimeze. So ni kugira ngo mbahereze umwanya, basi mujye mugira icyo mumbaza byorohe kugira ngo mpite mbasubiza, bitarinze kunyura hano kuri Facebook message ugasanga message maze ibyumweru bingahe ntarayisubiza, kubera ko hari message nyinshi hano kuri Facebook kandi zimwe zitajyanye n'ibyo nkora, zitajyanye n'ibyo nigisha.
ubwo rero ngiye bikanangora kugira ngo manuke ndebe message y'umuntu wenda afite n'ikibazo mu rugo akeneye inama zanjye ugasanga birangoye kugira ngo mpagere. Ubwo rero mwambwira uko mubitekereza. Ese mwifuza ko twafungura WhatsApp group? Ese muyifuza ko twayifungura gute? Nababwiye ibyiciro najye twayifunguramo, y'abadamu, y'abagabo, noneho n'iy'abasore n'inkumi bari hamwe. Noneho ubwo nkashobora kuba noneho nabyo mbagira inama byoroshye. Umuntu agize ikibazo agaba yambwira bikoroha cyane. Ubwo rero twagerageza gukora ibyo ngibyo, hanyuma hagati aho ngaho ubwo Imana izaba ikora ibindi bikurikiraho. So ubwo rero nicyo kintu narinje kugira ngo tuganireho. Ariko we hari message nje mu mutwe. Nababwiye nkunda kuza kuri Facebook live, ariko hagahita haza ibindi mu mutwe wanyu. Reka ndebe ibyo Samuel yanditse. Samuel wanditse ngo iki? Ndiko nkukurikirana i Burundi. Uri i Burundi Cibitoki, uri kurankurikirana uri i Burundi Cibitoki. Ntago ndahazi, ariko buranzahamenya rimwe ko ndashaka kuzaza i Burundi. Ndi Umurundi kazi ariko utazi Burundi. Ndameranya. Okay, WhatsApp group. Reka nzimanuke hasi ndebe ibindi wanditse. Ko tanyereka ibindi ndago. Reka turebe. Biracyakomeza ariko ntabwo ndi kubibona. Sinzi iyi message ko nitagaragara neza. I don't know. Urambwiye ngo uremeranya nanjye kubyo gufungura WhatsApp group. Yego. Nabonye biri ngombwa gufungura WhatsApp group. Hanyuma okay, WhatsApp group. Ego nzoyifungura, hanyuma nshireka amategeko. Icyo nzakora nimara kuyifungura nzabashyiraho link hano kuri Facebook. Hanyuma buri wese agende yinjiramo, ariko nyine hari amategeko ugomba kugenderaho muri iyo groupe kugira ngo bitazaba kajagari. Niko nabivuga. Kandi urakoze Samuel, urakoze ku gitekerezo cyiza. Aho Icibutoki ubasuhuze bose. Naje ndi Umurundi kazi, mugabo ntago ndagira i Burundi. Navukiye mu Rwanda, nkurira mu Rwanda, so ubwo nyine ubunyarwanda bwambanye bwinshi kurusha ikirundi. Murakoze cyane rero, ndibaza ari uko. Hanyuma hagati aho tuzaye tuganira, munambwira na topic mushaka ko nganiraho, noneho nyibashakire tuyiganireho. Nanakore video ya YouTube, ariko mvuga ati kuko buri wese aranyarikira Chantal ndashaka ibi. Ugasanga nyine byambanye byinshi, nanjye nayobewe. Reka rero dukomeza aho ngaho, mumbwire uko mubitekereza. Samuel yamaze gutanga igitekerezo, gufungura WhatsApp group ni byiza cyane. Hanyuma tugashira ko amategeko abantu bagomba kugenderako. Ndibaza nuko. Ubwo rero ndabakunda cyane. Yari Chantal nkuko bisanzwe. Chantal Hakiza. Nkaba ntuye hano muri Atlanta, Georgia, muri Amerika. Ndabakunda cyane. Imana ikomeze kuba biruhande. Narinje ngo mbasuhuze, hanyuma mbahereze n'icyo gitekerezo, hanyuma mumbwire uko mubyumva. Ndabakunda cyane. Hanyuma Bernard nawe araje, hari igitekerezo atanze. Amahoro cyane. Urashobora kuduha nomero twagutoraho canke iya groupe? Hanyuma umva babwire rero, inomero ntago nayitanga hano. Ariko icyo nzakora ndashaka inama, mumbwire ndashaka kugira ngo dufungure WhatsApp group hazabaho iy'abasore n'abadamu n'abagabo bubatse, abasore n'inkumi. Tuzakora groupe iriho abasore n'inkumi bose bari hamwe, hanyuma dukore n'iyindi iriho abadamu gusa, abadamu bubatse abakeneye inama zo mu rugo. Nizere ko bibaye clear. Hanyuma n'abagabo bubatse bakeneye inama zo mu rugo. Nta kuza kuri WhatsApp groupe uje kuvuga ibindi bintu ntazi bitajyanye niko intego ya groupe yacu.
ya hanyuma rero ntegereje ibitekerezo byanyu nihamara kunyishura nk'abantu bashika nihamara kwandika nk'abantu bagera nko ku 10 cyangwa 15 WhatsApp group turahita tuyifungura hanyuma mbahe link muzinjire muri WhatsApp group hanyuma muri WhatsApp group ibintu bigomba kuvugirwamo ni iby'urukundo no kubaka urugo nta kindi kigomba kuvugira muri WhatsApp nezere ko twabyumvikanye nta ingorane hanyuma uwifuza kugenda muri WhatsApp group azagende anyandikira ambwira ati ndashaka kujya muri group kuko ntago nzabazi abantu bashaka kujya muri group sibyo ubwo rero Imana ikomeze kubana namwe ndabakunda cyane muri WhatsApp group tuzajya tuganiramo ibintu byinshi cyane muzajya mumpereza za topic ngomba kuvugaho ibintu nk'ibyo ngibyo nizere ko bizagenda neza kandi tuzabikora Imana iri kumwe natwe ndabakunda cyane yari Chantal Hakiza nkuko bisanzwe kandebe bigenze gute hano okay mukomeze mugire ibihe byiza reka nongere mbaha akaririmbo ubundi akaririmbo kanyuma ubundi tugende nihagira uwundi ushobora gusubiza karibu ryari ushatse kuvuga iki ryari se ikiganiro kirangiye umuntu yasubira kugutora bite okay ikiganiro kirangiye rero unyandikire umbwire n'impamvu ushaka ntangorane vraiment ikiganiro kirangiye wagira unyandikire kuri ntuze hano kuri Facebook sibyo Bernard niba hari icyo ushakaho rwose nta kibazo wambona ubwo rero nyuma y'ahangaha tuzagerageza turebe niba twafungura WhatsApp group Imana ikomeze kubana namwe ndabakunda cyane reka nze mbashyiremo akaririmbo ariko reka nze nshyiremo akaririmbo k'Imana nkunda cyane ubundi bigenje gute ngaho gahunda ya hano kuri ntuze amakuru yayo mukomeze mutange ibitekerezo ndahari mukanya ndagenda ariko ibitekerezo byanyu ndabyakira vraiment cyangwa niba hari ushaka kuza ngaha tukavuga unyohereza request ndabe niba dushobora kuba twagira niba hari igitekerezo ari kintu waba ushaka kunganirizaho yamaye nkawe ku televiziyo yanjye amakuru yabyo ndi gushaka gushyiramo indirimbo but is not working why reka nze indirimbo uretse gatoya my song We're giving away $50 million. Nese indirimbo nashaka gushyiramo ngiriya hari hasi niya ndirimbo twatangiriyeho ndayikunda cyane ni umukobwa bita Maboss be careful okay ndahari niba hari ikindi kibazo karibu umbaze ikibazo ndahari twe kuvuga kuri ibintu byo gufungura WhatsApp group niba utari uhari uze kumva iyi live yose uraza kumva ikintu nangiye kuvuga ko okay mukomeze mugire ibihe byiza bye indi bibaryohere n'Imana urukundo rwawe rurenze urugero nyumwana kugira ngo mbeho mpamvu nanjye urukundo rwawe
okay, reka nze mbareke rero ubwo tuzasubira.